Ngira ibintu biri boyfriend wawe yaba yaragukundiye. boyfriend wanjye yankundiye zinyashi urazibona uri kuzireba nibarebe nta mikino ibihari guys. Confidence ni izambere guys. Boyfriend wawe yagukundiye izi nyashi zonyine se uri kukibona uri kubibona wagwana ma people. akunda n'umutima wanjye na face Numva byose birangije nta kintu kiba kwangira. na kimwe ibintu byose mfite ku mubiri wanjye arabikunda. Niba boyfriend wawe abikunda izi saha baramutse baguha amahirwe yo guhura n'Imana, ni ikihe kintu ukurikije uko uteye ukusa nuko umeze neza nyine, ni ikihe kintu wumva Imana yahindura kuri wowe? Okay, to be honest, hari igihe ushobora kubona umukobwa mugenzi nawe ugahita ubibona akakurusha ubwiza. Ntabwo nkubeshye sibyo? Ugahita ubibona akakurusha ubwiza, mujye mwemera ko hari abantu baba baturusha ubwiza sibyo? Ariko nawe hari uburusha ubwiza. Uramutse uhuye n'Imana, ni ikihe kintu bibaye ngombwa ko Imana ikubwira ati ni iki nahindura ku mubiri wawe, ni iki Imana yaguhindura? Ntacyo kabisa. Ntacyo? Ntabwo biri buze koro. Nta kintu na kimwe Imana wakwifuza ko yahindura ku mubiri wawe? Nta na kimwe. Ibintu byose mfite ndabikunda. Byose urabikunda? Hey guys, what's up to Kigali Rwanda, what's up EAC, MC the Soft Dancer aka the hottest teacher papa, official selector Badman once again. But if you understanding what I'm saying, what I say guys, ni wa muhungu wanyu ni MC the Soft, ni ibisanzwe kuri YouTube. Usiga umwanya ukandika the Soft and then ku ruhande ugahita ubona ijambo subscribe, ukabasha kurikandaho fresh umeze neza, ukatwihera subscribe. Nta kindi tugusaba guys, ukareba ikiganiro, ukareba vibe y'ibyana mba mpagaze nk'iki ngiki turi kumwe hano mu kanya kigiye kubatamo fresh. Wamara kwitegereza ikiganiro neza, ubundi ukavuga ati se uyu muntu akwiye like, ukayitaho. Uyu muntu akwiye comments, uko byagenda kose njye ntago nasoza banga yanjye utagize ikintu wahita umbwira aka kanya ngo bimeze bitukambwa ati the Soft, you know what I'm saying, ibintu wakoze ni fresh cyangwa se ntago ari good, ubwo butangazisubira cyangwa se wenda nkavuga ati ubwo nyine ndahiye nakunda. Ariko uko byagenda kose njye ntago ngomba kubabihiriza, ngomba bihirize ngo bijyeho bimere nabe n'iki no, ibyanjye biba ari check kabisa. Iyo bitari check ubwo nyine tutahasi tugataya hose. Wagwanole ma people, ndi kumwe n'icyana hano kimeze neza cyane. Umukobwa wa papa umeze uteze? I'm good. Umeze neza se? Ameze neza cyane. Gira hinde winyitaza, ndabizi ko umeze neza cyane. Gerageza uvibing neza fresh, uhagarare ureba muri kamera, ndabikwemereye. Ubu nta muntu ujya actinga urumva, ariko ndya mu maso cyane. Twige twirebera muri kamera like this fresh, ukabasha kureba neza ko birimo biracamo check and recheck fresh. Umeze neza se? Ameze neza. I'm good. Wese nturi kubibona abona ufata? Wallahi ndafata. Kuri mwiza? Umva byo ni ibisanzwe. Uri kubibona se? Ubwiza ufite wabuha kangahe kwijana? My gosh, umva ni nka 100 urumva? Ndabyishe. Ni nk'ijana guteze? 100%. Cyakora nyine mu babebi bose naba narakoresheje nibo bashije kumbwira ati ngiye ubwiza mfite nabuha 100%. Guys, thank you so much. Ibi ni ibintu byiza cyane. Ubundi ikintu cya mbere ugomba kubanza ukigira confidence fresh, ukavuga ati ngiye ubwiza bwanjye mpagaze, nta kintu nshinja Imana, everything yarakimpaye, ndi mwiza 100%. Wakuraho na rimwe doni gutya ni vuba twahita duserera. Guys, murabibona nta birenze, ni ibisanzwe. So rero nuko ngo giye turi kumwe muri kamera, uragerageza ukanyegera fresh. Genda ndashaka kukwigisha kwa acting man, ukacting ureba muri kamera. Kuko ejo muri gihe hari umubebe nakoresha ikiganiro yanyuze muri comment aranje arambwira ati cyaze the Soft wakoze neza cyane, ibanga duritse gukorana. Nagize gutya mbambonye akabaro kambwira ngomba kuza gukina muri cinema ahantu hamwe cyangwa se ahandi, bitewe n'uburyo nakinze muri kamera ati nakinze neza cyane. Avuga ati wow, congratulations kabisa kuri the Soft,
ya niyo mpamvu rero ngiye mu gihe ndi kumwe nawe ijambo rya mbere banza umpera abantu ikaze muri kino kiganiro. ndabaha ikaze abantu mwese muri hano, abantu mwese mwaje kutureba nyine ndabaha ikaze kandi mwakoze. Merci. Okay. Guys, wowe uri kuri screen ya telefone yawe uri kureba ino video, nakubwira ngo nureba igitangira kugeza irangiye uraza kunsigira ubutumwa ati Kude chapeau bro, bimeze neza cyane. Uyu mukobwa turi kumwe bamwitande yabanyita Isimbi Grace. Isimbi Grace. Grace bimeze bite? Shameze neza, ni cool kabisa. Hanyuma se ko ufite amazina meza hari undi muntu ubizi? Sha arabizi, arahari. Hanyuma ukurikije imico yawe n'imyifatire yawe n'ubwiza uhagaze, boyfriend wawe akunda umukobwa uteye? Boyfriend wanjye akunda umukobwa uteye gutya kubona nyine meze. Uku nguku uri? Uku nguku uri kumbona. Niko boyfriend uwo mukobwa akunda niko ateye? Uku uri kubona nyine meze. Okay, bibereke 360 for the camera, you know what I'm saying? Guys, bazarabure you know what I'm saying? Okay, soft muri aka kanya ubu muri kumwe Rosas. Ngira ibintu biri boyfriend wawe yaba yaragukunde? Boyfriend wanjye yankundiye zinyashi, urazibona? Uri kuzireba. Nibarebe nta mikino ibihari. Guys, confidence ni izambere guys. Boyfriend wawe yagukundiye? Zinyashi. Zonyine se? Akunda n'umutima wanjye na face. Numva byose birangije nta kintu kiba kwangira? Na kimwe. Ibintu byose mfite ku muri wanjye arabikunda. Abikunda? Niba boyfriend wawe abikunda, izi saha baramutse baguha amahirwe yo guhura n'Imana, ni ikihe kintu ukurikije uko uteye, uko usa n'uko umeze neza nyine, ni ikihe kintu wumva Imana yahindura kuri wowe? Okay, to be honest, hari igihe ushobora kubona umukobwa mugenzi nawe ugahita ubibona ko akurusha ubwiza. Ntabwo nkubeshye sibyo? Ugahita ubibona ko akurusha ubwiza, mujye mwemera ko hari abantu baba baturusha ubwiza sibyo? Ariko nawe hari uburusha ubwiza. Uramutse uhuye n'Imana, ni ikihe kintu bibaye ngombwa ko Imana ikubwira ati ni iki nahindura ku mubiri wawe, ni iki Imana yaguhindura? Ntacyo kabisa. Ntacyo? Ntabwo biri buze koro. Nta kintu na kimwe Imana wakwifuza ko yahindura ku mubiri wawe? Nta na kimwe. Ibintu byose mfite ndabikunda. Byose urabikunda? WhatsApp guys, ntabwo biri buze koroha. Iyi show ndi kumwe na Isimbi yiraza kuba ari insazi. Ntabwo biri buze koroha cyane. Isimbi umeze neza se? Shameze neza, suri kubibona se. Ukunda n'abahungu bangahe? Nkunda n'umuhungu umwe. N'umuhungu umwe. Wenyine? Ese nta wundi wa kabiri washyiraho? Ariko sinjya nk'udintu byo kujarajara. Bibaye ngombwa se uko umuhungu mani agucrushingira nyine akavuga ati ngewe Isimbi nanjye numva naragukunze, byagenda gute? Barahari benshi umva, barahari bajya banabimbwira, ariko nkunda umuntu umwe sinjya njarajara sheri. None se uramutse unamukunze ko burya bitanagaragara uwo boyfriend wawe, hari icyo byabitwaye? Oya. Ntago mbikunda. Guys, ntabwo iri uzi kura iyi show ndabona sinzi n'umuriro. Okay, Isimbi umeze neza se? Shameze neza kabisa. Ikintu boyfriend washobora gukora kikakubabaza bugacya mu gitondo umubwira ati shasheri wanjye wambabaje, niyo mpamvu urukundo nge natwe dufitanye rugiye guhagara, icyo kintu cyaba ari iki? Ibintu byo kunsha inyuma ntabwo mbikunda kandi mba mwitaho muhakeya, nta mpamvu yo kunsha inyuma kandi mba mari kubwe. Mba mari kubwe nta mpamvu yo kunsha inyuma. Nta kintu yagushaka akakibura kandi ari boyfriend wawe? Oya. Kereka wenda amafaranga mbaye nayo mfite, ariko ntabwo ari ngombwa ngo nce inyuma. Nyamara aramutse aguciye inyuma ashobora kuguca inyuma kuko atakwanga, ahubwo hari ikindi kintu nyine agushatse akakibura. Aya, ibintu byose ngenda bifite. Ibintu byose urafite? Umva naje nakimwe. Ubu ntabwo ashobora guhura n'undi mukavuga uti cyaze ngewe uburyo ngiye nakubonye, nubwo ubizi neza ko nkundana na Isimbi, ariko Isimbi hari ikintu iki ngiki adafite, ntabwo wakwemera ukayamanika agakunda undi mukobwa se? Oya, ntabwo nayamanika. Abikoze utabizi? Ubwo abikoze nabizi, it's okay, ariko mbimenye byambabaza cyane.
bwira ibintu bibiri udashobora gukora boyfriend wawe kugira ngo atababara. Icyo kintu cyaba ari nk'iki? Ibintu bibiri udashobora gukora uvuga nti iki kintu ndamutse nyikoze boyfriend wanjye akabimenya, man byarangira nabi n'iki twahita tubivamo, nyine ugasanga ari ibintu biba biri aho ngaho. Kumubeshya. Ubwo ko ibintu byose uvuga byose umubwira uba umubwije ukuri. Ibintu byose umubwira umubwiza ukuri. Aresho. Ubaye umubeshye akabivumbura ko wamubeshye wabyifatamo. Sharabizi ko najya mubeshya. Muri aba bahungu babiri ngiye kukubwira. Already? Ari umuhungu wagukundiye uko uteye, imiterere yawe uvuga ati baby wanjye ngiye yankundiye uko nteye neza, ngo mfite nyashi za danje n'iki mfite ubwiza mu maso, ku mutima wanjye nyikuru. Ari umutipe mushobora kuba muri kumwe ari kugutacinga, arimo gukorakora ahantu hose, no guhagararana n'umuhungu utakwegera cyane nyine ngo abone muri close nyine, cyangwa ari kugukorakora ahantu hose. Muri abo bahungu mbese mu bahungu hari umuhungu ugukorakora n'utagukorakora wakunda nde muri abo ngabo? Natora utankorakora. Wabibwirwa n'iki kari muzima? Kubera siki ntabwo kunkorakora ari byo bigaragaza ko ari muzima. Amarusho mushobora gutandukana muri kamera, urumva wahagera hirya ugatangira ukavuga ati mugiye karakajama tuba turi kumwe, atajya kanambwira ngo n'iki ngo kanabikore kumva ibyari byo, mani ngo mba mbona ari fake ikarwaye, ugasanga nyine uzanye utuntu twinshi cyane. Ye ku bwanjye mba numva baye ndi umukobwa nkajya mpagana n'umujama gutya, akajya nkorakora ahantu hose fresh n'iki ye nakuva ko umujama ari we waceka. Nusu utagukora ubabwirwa ko umujama hari ikindi kintu yabasha kwikorera. Kunkorakora ntabwo ari byo bigaragaza ko ari muzima. Uravugisha ukuri? Ukuri. Simbi, iyo uri kumwe na sheri wambwiye ko ufite sheri wagukunda bya nyabyo, mbwira iki ahantu ku gice cy'umubiri wawe, already ku gice cy'umubiri wawe akunda gukora buri gihe iyo muri kumwe, muhuriye ahantu gutya, aho hantu niho akunda gukora? Kunyashi. Akunda gukora kunyashi. Aho niho hantu akunda, byumvikane ko n'uwo mujama wawe urumva ahantu akunda gukora n'iki nagukunde, ubwo ni nyashi kurusha ibindi byose bibaho. Ndabeshya? Ntago beshya, umva nyashi zanyara zikunda. Guys, bazabarabure dore umukobwa w'abandi, dore nuko nguko ngo boyfriend wiwe. Man serious, ngiyo bahagararanye ibiganza biba byakwamiye hehe? Wagwana. Original. Okay, Isimbi umeze neza ariko? Meze neza kabisa. Hanyuma ngenda abona wambaye neza muri kamera by the way. Usanzwe nambara neza. Yego. Supata. Nabantu bangahe babizi kwambara neza? Abantu gerageza wegere hano hino. Nabantu bangahe? Sheri wanjye nawe urabibona ko ubibona ko nambaye neza. None se kuki wahisemo kwambara umweru kandi nanjye uzi ko ngiye nkunda kwiyambara t-shirt y'umweru hejuru iyo nje muri banga nkuko nguko? Nari mbizi ko turi buhuze. Uhitamo kwambara umwenda w'umweru? Ubwo si ubwo mbaye sheri wawe cyangwa ndiki? Ngiye. Oya. Kugira ngo ewana turyoshye show neza fresh. Turyoshye show neza. Be honest. Guturuka hejuru kugeza kuri iyi penti, kumara no kugeza ku nkweto hambaye. Iturabura abahungu bari hano hanze cyangwa se n'aba baby bagenzi bari kureba ino show, bari kureba kino kiganiro, ubabwire ngo yewe ubu tuvugana nambaye amafaranga ngahe. Baba amafaranga bibarubwire yitubwira toto dukubitira mbwira ati toto ngiye nambaye amafaranga ya nangahe. Egira hano hino hano gutyo pe. Amafaranga nambaye amafaranga 25. Wambaye 25. Biri muri comment in the section comment bro guys, muzambwire se uyu mubibi yawe yambaye 25k cyangwa se nizalenge n'iki zo kuduta ni bizo kudutamo zo kwira show nyine biri aho ngaho. 25 nizahagaze iyo ari kumwe na girlfriend na boyfriend wiwe, abakubwira ati do nuko nguko tuba tumeze, nakundi bibaro uko nguko ibintu bibari check and recheck. Okay, bakwita Isimbi Grace. Ntago wamenya hano iryo zina ryaturutse Isimbi? Isimbi.
nimero warinyise gusa nyine abantu benshi bajya banambwira ngo ni ryiza nanjye ndarikunda. Wowe wakuze usanga witwa Isimbi? Yeah. Ni ryiza cyangwa kuri wowe ni? Oh my god, umva ndariku yego ko ndarikunda fo. Umva niyo ndi kurivuga ndikwe niyo mwenda nk'umuja wambwiye ati sister witwa nde ngambwira nitwa Isimbi ahitambwira ati wow ubundi wowe cyaza. Izina rya fresh cyane. Wese nuri kubyumva? Isimbi Grace ni wa museyingi Isimbi Grace. Cyakora mana ryo zina ni cheke kabisa. Ni origin. Okay, Isimbi twe duhuriye ku mihanda ni The Soft ni bisanzwe nkunda gukata imihanda yo muye no mu baby nyine nsanga ari fresh cyane. Nta kindi ngiye mpita nterekaho kamera ubundi nkahamagara umupeti akaza muri banga yanjye tukirira show nk'ibisanzwe. Guys, nari ndi kumwe na Isimbi mu kiganiro muratubona tumeze neza cyane, turi so cool, turi so fresh, turi so beautiful kabisa. Nabwira ngo twe tumeze neza cyane guys. Icyo usabwa no gukatira kuri YouTube yawe, mwibuke gukora subscribe ni The Soft, ugasiga umwanya ukandika onaga and then ugahita ukanda kunzogera mbere kugira ngo ubashe kugendana nanjye 5 kwa 5 ikiganiro cyose nshyizeho cyangwa se banga yose nteretseho. Guys, be ready yo guhita uyireba fresh ubundi kugira tubashe kugendana neza. Cool up, turabakunda. Isimbi mbabara isuzi aba audience yanjye ndabizi ko bankunda. N'umuntu tumirwa wese mba nahamagaye nk'uwatumwe no tujyane mu kiganiro nawe baba bagomba kumukunda. Si fresh isi? Yeah. Basuhuza babwira ati bimeze neza cyane n'iki ubundi nurangiza wamere n'akazi. Guys, nyine muri kubibona ko ibintu bimeze neza, twatwitse ewana twakongoye kandi umva turakunda cyane. Komeze muduhe show. Bamera kabizo sha nago bagota. Thank you so much guys. Yeah, turi kumwe 5 kwa 5. See you next time. Wagwane my people for sure.